ikipe ya Gorilla ndetse na Gasogi United kamace kameze neza cyane. Iyi match ivuga iki Ricardo nk'umuntu utemera Kenisi ndetse na Gasogi uravuga iki kuri match yabo na Gorilla izabejo saa 9 mbere y'ira match ya azakina nande sinjye sinemera Kenisi Gasogi izakira Gorilla sinemera Kenisi kutse namwemera kandi ikipe naramaze kuyikura mu zizamanuka nemera kizaguma mu cyiciro cyane uburyo kwishyiramo nicyo kibazo ubundi cyaje oya nasiko yaravuze kazakisha abana Gasogi zamanuka oya ariko sinzi impamvu mwirengagiza ibintu muzi niba ari ukutinya niba ari ukutinya ukuri Gasogi nagari mu mekipe nagari ukutinya ahubwo nuko yari ifite abakinnyi bameze neza yatangaje kagiye gukinisha abana akoresha test bari abakinnyi bagenda kapiteni bande bose ubyibuka se yari yakoresheje abana avuga ko ari bagiye kuzamura urabyibuka abana 10 na bangaye ngewe kibana gutangaza biriya navuze ati ikipe ramanutse ariko ntungurwa na transfer yakoze agaraba Maripango nabandi zikomeye cyane niyo mpamvu nese vuga ati ikipe ntizamanuka izaguma muri première division wabonye ko Danindi kumana ariko bafasha cyane babavanye mu kipe ya PN yese atangira akora izo recruitment aho ni tayari ubona ko ari tayari rero ejo Gasogi ifitiye Gasogi ku isa 9 izakina n'ikipe ya Gorilla ku isa 9 saa 12 ikipe ya Rayon Sport izamanuka viziza ikipe ya Rayon Sport Gasogi uzakina nande Gasogi izakira Gorilla ku isa 9 ku munsi w'ejo saa 12 zaho ikipe ya Viziyo yakira ikipe ya Rayon Sport bari batarahura Jambani ashobora kuba nawe yagiye muri ya nama iyo match ashobora ko yitabira inama iri ku biro bikuru iyo match Kirasare watoje Gasogi sinzi ko murimo kubyumva neza Kirasare watoje Gasogi ni ikipe ziri ku rwego rumwe ntawemera undi kuba ngo yarakomeye icyo twavuze Gasogi rusha Gorilla yagiye bumukira imbere ya Rayon Sport na APR Gasogi kazikura amanota ariko Kirasare uzi Gasogi wayitoje Kirasare watweretse ibitangaza muri isezo yiteguye gutsindwa na Gasogi iyi match none se umutoza Gasogi Kenisi yirukana akongera akahaguma ubuhese uyu musayirwa mu nya ajyamwe yiyeze gutoza Gasogi se witwa nde uyitoza ubu yiyeze kwitoza kandi umutoza Gasogi ubu ngubu navuze ngo umutoza yirukana akongera akamugarura yavuze ko yirukanwe hari byigeze kuvugwa yuko ashobora kuba yirukanwe ku mukino ngira ngo bari batsinzwemo na Rutsiro ngira ngo ni Rutsiro iruwa Kenisi yarakaye cyane aravuga ati ndafukuza rwose ntabwo ibyemezo ibyo byo ubibare nyuma y'iminsi 2 tujye gutungura sakayigarura tujye gutungura tubona match kurikira arahari oya ibyemezo byo ejo Kirasashaka kumwirukanisha Kirasare Kirasare ashaka kwitandika ejo kuko arayizira yitoje ariko afite na swadi ari mu bihe byiza gutsindwa na Rayon ntiyaba impamvu yanayitandika ariko gutsindwa na Rayon Sport ntiyaba impamvu yuko Gorilla ntiyatanze 100% kuri Rayon simbona ko yatanze 100% ibyo bafite yararushijwe tagira kubeshya bose yakinnye na Rayon Sport Gorilla yarajenze ko yigeze rekura kuri Rayon sinzi yari hasi Gorilla nari nzi yakirasa niyo makipe akina ni nko APR yatsinze Bugesera Bugesera cyangwa Muhazi Bugesera soko Bugesera yari ikintu cyari ikipe nini ikintu cyari cyo nuko iyi Gasogi amanotira yakeneye kuko juru niheruka yanganyije n'ikipe ya Etincelle Kigali igitego kimwe kuri kimwe naviziyo no bombe na Gorilla yatsinzwe na Rayon Gasogi United yari yanganyije ikipe igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Etincelle ubundi ni match nge nta predicting